Reka twongere tubahe ikaze bakunze Mwacu TV, turizera ko aho muri mumeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane, tukomeza no kubashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje kuduha ibitekerezo muri komenti, rwose turabashimira cyane ko ibitekerezo byanyu nibyo tugenda tugenderaho, nibyo bituma mudukurikira kandi munadukunda. Abakomeje gukora rero subscribe, reka dukomeze tubashimire cyane, ndetse n'abakomeje kuduha ibitekerezo, abakomeje gusangiza bagenzi bacu cyangwa se abakomeje gusangiza bagenzi babo inkuru zacu tuba twabateguriye. Murabona abagabo cyane, turizera ko rero mumeze neza, abatameze neza mukomeze mwihangane, ejo muzamera neza. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuje kubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa hano mu Rwanda. Turahera hehe? Turahera muri ekipe ya Polisi Football Club, turajya mu ekipe ya Rayon Sport Football Club, turajya muri APR Football Club, tujye muri Muhazi Football Club. Dufite n'agashya, umutoza umwe yateye abakobwa 5 inda, ari umutoza wabo, turaza kubigarukaho. Ngaho rero amakuru tubafitiye muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Kuri uyu wa gatatu rwose turizera ko mumeze neza, tariki ya 24 ukwezi ko ni ukwa karindwi nk'ibisanzwe, muri kumwe nanjye Ferguson. Ndizera ko rero mwateretseho kugira ngo mukurikire amakuru agezweho tugiye kubagezaho kano kanya. Abari hano ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, Oceania, za Australia, hose turizera ko mumeze neza cyane, uteka komeze ahaze ukwifuza kwanyu. Turahera rero, reka duhere muri ekipe ya Polisi Football Club. Abakozi ba Polisi Football Club muri hehe? Ikipe ya Polisi Football Club rero ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa kabiri, ku munsi w'ejo rwose, kuri Kigali Pele Stadium, yakinnye umukino wa gicuti na Muhazi United. Ikipe ya Polisi Football Club rero ikaba ikataje gahunda yo kwitegura umwaka mushya wa shampiyona n'abakinnyi bayo bashya. Ikaba yaraje kuba itsinda ikipe ya Muhazi United ibitego 3-0. Umukino wa gicuti wari wiganjemo abakinnyi bashya ku mpande zombi. Umukino wabaye rero ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 23 Nyakanga kuri Kigali Pele Stadium. Impande zombi zahanganiraga imbere y'abafana bari mbarwa, koko yaba ikipe ya Polisi Football Club nta bafana benshi igira, ikipe ya Muhazi United keretse ndiyo yakiniye iwayo, ariko nayo ni ikipe itagira abafana benshi. Ikipe ya Polisi Football Club rero yatangiye umukino irusha Muhazi United cyane, inayitanga kwinjira neza, bituma irema uburyo bwinshi imbere y'izamu, ishaka gutsinda, ko yatsinze hakiri kare rwose. Uyu mukino wagaragaje ubuhanga bw'umukinnyi mushya wa Polisi Football Club yitwa Ashraf Mandela. Yabanje rwose mu kibuga anakina neza cyane, kagenda are mu buryo imbere y'izamu rya Muhazi United. Umukinnyi yaje kugira uruhare mu gitego cya mbere cyabonetse muri uyu mukino, igitego cyatsinzwe na Muhadjiri Hakizimana. Umusore Ashraf rero Mandela yatuye umupira ufata igiti cy'izamu, hanyuma Muhadjiri Hakizimana uhagaze neza ahita arundurira mu izamu, cyangwa se ahita umupira ushyira mu ncundura. Mu gice cya kabiri, toza ikipe ya Polisi Football Club Mashami Vincent yasimbuje abakinnyi hafi ya bose, amahirwe abakinnyi bamwe na bamwe batari babonye amahirwe yo kubanzamo. Igitego cya kabiri cyaje kwinjizwa rero na Niyonsaba Eric, icya gatatu cyatsinzwe na Ingabire Christian wakinanye neza na Shami Karuno, bose bakina ku ruhande rw'iburyo, hanyuma baracenga bagera no mu izamu, bacenga n'umuzamu wa Muhazi United. Igitego cya gatatu kiba kiranyoye. Ubone ko umukino waje kuba unarangira, ikipe ya Polisi Football Club ifite akazi kenshi gakomeye cyane. Hari umukino wa Super Cup izakinamo n'ikipe ya APR Football Club, ko ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu ndetse n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona. Mbere y'uko shampiyona itangira, habaho umukino ubahuza, bakareba utwara igikombe mu rwego rwo gutangira shampiyona. Ikipe ya Polisi Football Club ikazahura n'ikipe ya Polisi Football Club,
APR na Police Football Club, amakipe yose y'abashinzwe umutekano. Ikipe ya APR Football Club ni ikipe ya gisirikare, hanyuma ikipe ya polisi nk'uko n'izina ryayo ribivuga ni ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Uyu mukino rero ukazaba mbere y'uko shampiyona itangira, nubwo hatari hamenyekana aho uzabera ndetse n'igihe uzabera. Umunyamabanga mukuru wa Police Football Club rero CIP Umutoni Claudette, twaramajije tuti se afande ko tubone ikipe ya Police Football Club mu buryo bugaragara ntabwo iremeza abafana bayo, kuko nibwo igitangira imaze iminsi nayo itangiye imyitozo. Ese abana bakinnyi muzongeramo? Afande rero CIP Umutoni Claudette yavuze ko nta bandi bakinnyi bakenewe, ati ibyacu twarabirangije, nta mukinnyi wenda kwiyongeramo kuko abo dufite bose barahari. Yongeyeho cyangwa se yakomeje kuri Joachim Ojera, yavuze ko azagera mu Rwanda nyuma yo gusoza imikino mu Misiri, ndetse avuga no kuri Ani Elija, ni umukinnyi mushyashya w'ikipe ya Police Football Club. Yavuze ko uyu Ani Elija azatangira imyitozo mu cyumweru gitaha, kuko ngo akina niwe yavuye mu Bubiligi gukora igeragezwa, azakina rero bamuha iminsi yo kuruhuka. Uyu mukino rero polisi yagaragajemo abakinnyi bashya barimo Simpenzwe Simeon wavuye muri Gorilla Football Club, Yakubu Isa wakiniraga ikipe Stade Malien yo muri Mali, Richard Kirongozi wakinaga ikipe ya Kiyovu Sport, umunyezamu Patience Niyongira yakinaga ikipe ya Bugesera Football Club. Hari kandi Ishimwe Christian wakinaga ikipe ya Peri Football Club, Chimezi wakinaga ikipe ya Nugu Rangers yo muri Nigeria, Henry Musanga wakinaga ekipe ya Flambeau du Centre yo mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma Alan Katerega wavuye muri Centre wa Ropopo n'abandi. Ngira ngo mu mafoto murababona abakinnyi bose, ikipe ya Police Football Club, ikipe ya Muhazi United. Ikipe ya Muhazi United nayo ikaba igikomeje gushaka abandi bakinnyi cyangwa se gushaka izindi ntwaro kugira ngo babe bayifasha mu gukomera cyangwa mu gukomeza kuzitwara neza muri shampiyona itaha, sezo ya 2023 nako 2024 2025. Umutoza rero wa Muhazi United, umutoza witwa Ruremesha Emmanuel, yagaragaza ko umushinga wo kongera twari tutisenya kubaha ko utsinzwe ibitego 3, natubwira uko ikintu cyo kongera abanyamahanga muri shampiyona y'u Rwanda urakivuga. Iki umutoza ufite nararibonye yagize ati rero umushinga wo kongera abanyamahanga bakina muri shampiyona y'u Rwanda urakwiye, kuko bizatuma abakinnyi badakomeza kwirara ngo babe abatesi bikabije, ukavuga abakinnyi b'Abanyarwanda. Ibi ni bimwe mu byo yatangaje kuri uyu wa kabiri nyuma yo gutsindwa na Polisi FC tariki ya 23/2024, ubwo yari amaze gutsindwa na Police Football Club. Uyu mutoza Ruremesha mu mukino wa gicuti Rwanda Premier League ishize, cyangwa se Rwanda Premier League sezo ishize abanyamahanga bari 6, ariko ubwo amakuru hari nuko bashobora kuba 8, noneho bakaba 12 bari kuri rupapuro rw'umukino. Rwanda Premier League rero ishinzwe gutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere herutse kohereza amakipe umushinga wo kongera umubare w'abanyamahanga bakagirwa 8 babanza mu kibuga na 12 bari kuri fede mu rupapuro rwa match. Muri 30 bagize ikipe mu mwaka utaha w'imikino 2024-2025. Umushinga kandi uzajya utuma ikipe igira cyangwa se umupira, amakipe agomba saba kwitegura cyane, byaba ngo ari byiza cyane. Rero uyu mushinga utaravuzweho rumwe na bamwe mu ma ekipe, bamwe bashimangiraga ko ari ukwima umwanya impano z'Abanyarwanda, ariko Ruremesha we yavuze ko ahubwo byasa n'uburyo bwo kubafasha kugira ngo bakomeze bahatane. Yagize ati icyiza kirimo nuko
abana b'Abanyarwanda bari baratese bazagabanya ubutesi. Nicyo cya mbere. Uburyo umukinnyi aba ari mwiza nabyo biziyongera. Abo Banyarwanda bazajya babona abo bigiraho kuko bari bamaze kuba abatesi mu buryo bukabije. Icyo ni ikintu tuzungukira muri shampiyona yacu, ariko nibaza ko n'urwego rw'Abanyarwanda buri mutoza azareba ari byo uko umutoza azareba avuga ko ari byo bizatuma Abanyarwanda hari icyo bigira kuri abo banyamahanga. Ruremesha yakomeje avuga ko umukino wari ugamije gusuzuma abakinnyi bashya yifuza, kandi hari abamweretse ko bishoboka, bikamuha icyizere cyo kuzitwara neza muri shampiyona itaha. Ati twari turangamiye cyangwa se twari twiteze uno mukino ni ukwitegura shampiyona, ahubwo ubu ni uburyo bwo kureba abakinnyi twazanye niba hari ubushobozi bafite, cyane cyane ubwo kuba bakinira mu cyiciro cya mbere. Hari bamwe bafite ubushobozi ngira ngo n'abaje mwabibonye. Muhazi United rero yifuza undi mukino wa gicuti na Rayon Sport, Amagaju ndetse n'ayandi makipe kugira ngo zikomeze zitegure. Muhazi United iracyari mu biganiro bya nyuma n'abakinnyi babiri barimo Samson Babwa warangije amasezerano muri Sunrise na Tuyishimire Benjamin wakinaga ekipe ya Marine Football Club kugira ngo bayifashe mu musatirizi. Iyi kipe kandi iheruka kongera amasezerano abakinnyi barimo Mbanza Caleb, Karanzi Joseph ndetse na Murangirwa Serge na Dushimimana Jean. Aba rero abakinnyi cyangwa se ngibyo ibitangazwa n'umutoza Ruremesha avuze ko kongera abanyamahanga bizatuma bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bagabanya ubutesi, ahubwo bagakora cyane ko ngo bahawe umwanya, ariko ikigaragara cyo nuko ngo ntabwo umwanya bawukoresheje neza, ahubwo ngo bagiye bazana ubutesi cyane, bityo bakanahenda ku isoko, kandi umusaruro batanga ngo ari muke cyane. Byo bavuga ko kuzana abanyamahanga ari ibintu byiza cyane. Reka tujye muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Umukinnyi w'umurundi ukina hagati mu kibuga yitwa Aruna Musa Majaliwa yavuze ko nta kibazo afite cyatuma adakina ekipe ya Rayon Sport mu gihe yaba imwishyuye imishahara y'amezi 8 mugomba. Pira wacu niho bera kaga buryo umukinnyi amara amezi 8 adahembwa kandi afite amasezerano. Majaliwa ntiyagaragaye ku mukino wa gicuti wahuje Gikundiro cya ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla Football Club kuri wa gatanu, nyuma yo guhagarika imyitozo bivuga ko yongeye kuvunika. Ibyo byasembuwe ndetse birakaza ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bwamuhaye imbabazi nyuma yo kumubura guhera mu Gushyingo 2023, aho yavugaga ko yavunitse akajya kwivuza iwabo i Burundi. Rayon Sport ivuga ko yahagaritse kumuhemba nyuma yo kumufata nk'uwataye akazi kuko nta byemezo by'abaganga yagaragaje, ubwo ni impapuro zo kwa muganga yivurijeho, mu gihe raporo ikipe yabonye zigaragaza ko umukinnyi ari muzima. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kwa 22 z'uku kwezi kwa Nyakanga, perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle yaciye amarenga ko biteguye gutandukana na Aruna Musa Majaliwa niba ntacyo ashaka gufasha ikipe mu mwaka w'imikino 2024-2025. Ati mu gihe dutangiye uyu mwaka w'imikino yagaragaje ubushake kuko tumuzi ko ari umukinnyi mwiza, atwizeza ko azaza agakina no mu myitozo. Yaje inshuro zingahe nabonaga akora, ariko nyuma yaje kongera avuga ko afite ikibazo. Perezida akomeza agira ati urumva rero twebwe ntabwo ibikubiye mu masezerano tubibona. Amasezerano ni ibintu bibiri, ni inshingano zanjye n'uburenganzira bwanjye, ni inshingano zawe n'uburenganzira bwawe. Tugiye gutangira umwaka w'imikino, umuntu utazagira icyo adufasha, amasezerano arahari kandi afite icyo avuga, bizakurikizwa kuko sinakora ibyo ngomba gukora ngo wowe ntubikore. Avuze ko umukino utazagira icyo afashe ikipe cyangwa se nta mahirwe afite yo kuguma muri ekipe ya Sport Football Club, kuko ngo ni ekipe ishaka gukomeza kugarura igitinyiro cyayo kweruka igikombe cya shampiyona
muri 2019 yahishuye ko uyu Murundi ashobora gusimbuzwa umunyagana James Akaminko nk'uko twabitangaje, uzatizwa muri Rayon Sport avuye muri Azam. Ngo ibiganiro bizaterwa nuko bizagenda cyangwa se hagati ya Rayon Sport na Majaliwa, hanyuma uyu mukinnyi James agomba kuza. Tuzicara tuganire cyane ko niba ntacyo yadufasha, iyo lisansi turayikeneye ku wundi munyamahanga cyangwa se undi wadufasha. Ku rundi ruhande Aruna Musa Majaliwa yabwiye bagenzi bacu bo ku gihe ko yiteguye gukina Rayon Sport mu gihe yaba imwishyuye imishahara y'amezi 8 mubereyemo. Ati njye nta kibazo mfitanye na Rayon Sport, icyo nshaka n'amafaranga yanjye n'amezi 8 bamfitiye. Nubwo uyu mukinnyi yishyuza aya mafaranga, amakuru ava muri Rayon Sport avuga ko nta deni mufitiye, ahubwo bimufata nk'uwari warataye akazi. Ubuyobozi bwabwiye Majaliwa ko yifuza kuba aho amafaranga make yo kwifashisha agera kuri 1 miliyoni muri no Nyakanga, ko nakora imyitozo n'abandi kwezi kwashira agahembwa. Nubwo Majaliwa yari yitabiriye imyitozo ya nyuma ku wa kabiri itegurwaga umukino wa gicuti n'ikipe yari yitabiriye ku wa kabiri umukino wa gicuti cyangwa se imyitozo itegura umukino wa gicuti, ikipe ya Rayon Sport Football Club ifitanye n'amagaju kuri uyu munsi, byarangiye atajye n'abandi Huye. Uyu mukinnyi rero asigaje umwaka umwe muri Rayon Sport. Tubibutse ko yamuhaye miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda mu mpeshyi ya 2023, mu gihe ikipe ya Rayon Sport iteguraga sezo ya 2023-2024. Uyu musore rero biravuga ko byanze bikunze ashobora gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Umukinnyi wagaragaje ubuhanga, n'abakunzi ba Rayon Sport bavuga bati umukinnyi ni uyu nguyu. Ibyo rero ibivugwa muri ikipe ya Rayon Sport Football Club, yitegereje umwataka uzava muri Mali. Nanze kumutangaza ngo iyo twatangaje abantu cyangwa se abakinnyi ngo bamwe barabapapura cyangwa bakubita agapapu, ubwo rero twirinze kuba tumutangaza, ahubwo tuzatangaza wenda yasinye. Reka tuve tujye ariko tukiri muri Rayon Sport, nuko kuri uyu munsi ku isaha 9 kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye muri gahunda ya Gikundiro Week cyangwa se Rayon Week, ekipe ya Magaju Football Club ifitanye umukino wa gicuti n'ikipe ya Rayon Sport Football Club ku isaha 9 kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Rero abakunzi ba Rayon Sport kwinjira n'ubuntu. Bushara araba hari ameze neza, DJ Brian araba hari ameze neza. Reka tuhave rero tuve i Huye ahubwo tugane mu majyaruguru y'u Rwanda. Ekipe ya Musanze Football Club yatangiye imyitozo yo kwitegura umukino wa gicuti izakina muri ekipe ya Rayon Sport kuri wa gatandatu tariki 27 Nyakanga kuri stade Ubworoherane. Ni muri gahunda ya Rayon Sport ya Rayon Week, mu gihe umwaka w'imikino mushya mu Rwanda uzatangira hagati muri Kanama. Ni tariki ya 18 nibwo byitezwe ko iyi shampiyona izatangira. Amakipe rero akomeje kwitegura shampiyona. Musanze Football Club yasoje ku mwanya wa gatatu muri shampiyona ishize 2023-2024, n'ubundi yatangiye imyitozo yitegura sezo cyangwa se umwaka w'imikino 2024-2025. Ikipe ya Musanze Football Club ikaba yitwaye neza muri sezo ishize 2023-2024. Rero ekipe ya Musanze Football Club ikaba ifitanye umukino wa Rayon Sport wa gicuti kuri uyu wa gatandatu kuri stade Ubworoherane, stade y'akarere ka Musanze. Ubwo abareyo ndetse n'abakunzi ba Musanze Football Club ya mitegurire myiza Musanze tuzi protocole rwose biri hejuru cyane. Dukomeje no gushimira umwaka ushize ekipe ya Musanze Football Club yagaragaje ubudasa mu myinjirize cyangwa se muri protocole. Rwose bashiki bacu bambaye neza, abasore nabo bambaye neza, babikoraga neza cyane. Umukino rero uzagaragaza ishusho ya Musanze Football Club muri no sezo 2024-2025
uzaba kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isaa 9 kuri stade Ubworoherane hano mu karere ka Musanze. Ni muri gahunda ya Rayon Week cyangwa se Gikundiro Week. Umutoza rero wayo Habimana Sosthene yavuze ko benshi mu bakinnyi yari afite umwaka w'imikino ushize bamaze gusubukura imyitozo, ndetse hari n'abashya bazongerwamo kugira ngo baharanire kugira umwanya mwiza uruta uwa gatatu bagize. Ati abakinnyi twari dusanganywe barahari, ubu turimo no gukora imyitozo dushaka ko twakongeramo amaraso mashya bitewe n'abo twarekuye, ariko navuga ko ubu imyitozo imeze neza. Umutoza Sosthene yakomeje avuga ko bashaka kongeramo amaraso mashya kugira ngo byibuze umusaruro uzabe mwiza kurusha uwo bagize mwaka ushize wa sezo 2023-2024. Abajijwe intego bafite muri uyu mwaka w'imikino mushya ugiye kuza, Habimana Sosthene yavuze ko ari ugutsinda buri mukino kuko ari byo bifasha buri kipe gutegereza cyangwa se gutekereza igikombe. Ati amakipe yose aba afite intego yo kwitwara neza. Iyo ugenda utsinda umukino ku wundi, ntekereza ko ari byo biguha umusaruro mwiza kandi niwo uganisha ku gikombe. Uyu mukino wa gicuti rero uzaba ari uwa mbere Musanze Football Club ikinnye, mu gihe uzaba ari uwa gatatu kuri Rayon Sport Football Club. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru iheruka kunganya na Gorilla Football Club igitego 1-1. Kuri uwa gatatu rero ikipe ya Rayon Sport Football Club kuko nabibabwiye iraza gucakirana n'ikipe y'Amagaju kuri stade y'akarere ka Huye. Rero abariyo mugende murebe ekipe yanyu ko byifashe, cyangwa se munarebe amasura mashya uko byifashe. Reka tuave rero tujye muri ekipe ya APR Football Club. Ekipe ya APR Football Club nayo ikomeje, nayo nyuma yo gusezererwa cyangwa se nyuma yo kudatwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, amakuru aravuga ko rwose ku munsi w'ejo umutoza n'ubundi ngira ngo ku munsi wo kwa mbere nibwo twabwira ko ekipe ya APR Football Club yageze i Kigali. Ejo abakinnyi bafata ikiruhuko, ndetse n'uyu munsi amakuru ari nuko ngo ku munsi w'ejo ku wa kane ekipe ya APR Football Club igomba gusubukura imyitozo kuri stade Ikirenga. Ariko ekipe ya APR Football Club umutoza Darko Novic yavuze ko yagiye agaruka kenshi ko afite ikibazo mu bwugarizi kuri nimero 2. Umutoza yavuze rero ko imyugariro ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri 2 uwo afite ndetse n'umusimbura we batari ku rwego rwo gukina mu ikipe ya APR Football Club. Nyuma yo kurekura Ombolenga Fitina, ekipe ya APR Football Club abafana bayo bagiye bavuga ko Fitina atarakwiye kuva muri ekipe ya APR Football Club, ko ari umukinnyi ufite experience, ni umukinnyi byagaragara ko yagira icyo yafasha ekipe ya APR Football Club, ariko byaje kuba birangira baramusezerera ko yararangije kontra. Umusore rwose umeze neza muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Bavuga ko rero kuri 2 cyangwa se kuri nimero 2 witwa Byiringiro Gilbert wari wavuye, cyangwa se ekipe ya APR Football Club yarikuye muri Marine, ndetse na Nzotanga ba Diodone. Bivuga ko abakinnyi ko ari 2 bose rwose kuri nimero 2 bari hasi. Umutoza Darko rero avuga ko agikeneye undi nimero 2. Ihurizo kuri APR Football Club rero yaguze abanyamahanga bagera muri 7. Tubibutsa ko bamwe mu bakinnyi ikipe ya APR Football Club yaguze, mu bakinnyi APR yaguze barimo umunyezamu Ruhamya Nkiko Ivan wavuye mu Ntare Football Club, Byiringiro Gilbert wavuye muri Marine Football Club, Mugiraneza Frodoir wavuye muri Kiyovu Sport, Tuyisenge Arsene wavuye muri Rayon Sport Football Club, Dushimimana Olivier wavuye muri Bugesera Football Club.
mu banyamahanga bahari cyangwa se mu banyamahanga hari abakinnyi EPR yaguze bagera muri 7. Harimo umukinnyi witwa, hari abanyagana 2, hari uwo bita Sidududa na Richmond Rempt ni abanyegana, hakaza abanyanigeriya 2, uwo bita Chidiebere Nwobido Johnson n'uwo bita Godwin Odibo, abo bamaze kuba 4. Hakaza umunyasenegali Aliou Souane, hakaza umunyamali Muhammadu Lamin ndetse na Mamadou Sarr w'umunyamauritania. Abanyamahanga rero yaba Seydou Douda, Richmond Rempt, Chidiebere Nwobodo Johnson, Godwin Odibo, uyu munyasenegali Aliou Souane, umunyamali Mamadou Lamin utari wagize i Kigali ariko utari watangira imyitozo na bagenzi be, ndetse n'umunyamauritania Mamadou Sarr. Akaba rero abakinnyi ekipe ya APR Football Club yaguze, ariko umutoza Darikonovic yavuze ko akeneye nimero 2 usimbura cyangwa se ukina mu mwanya Ombolenga Fitina yakinagamo, akaba rero yaza agafata umwanya cyangwa se akaba yamusimbura. Ikipe ya APR Football Club rero izahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika cyangwa se CAF Champions League. Bikomeje kugorana rero niba ino ekipe nk'uko umutoza bivuga, ibi bikaba bikunze kuba mu ekipe yacu cyane cyane hano mu Rwanda, aho ekipe igura abakinnyi umutoza atabigizemo uruhare, bikaba ngombwa ko umutoza aza akavuga ko abakinnyi bamuguriye bashobora kuba bari ku rwego rwo hasi. Ngira ngo muranabyibuka muri ekipe ya APR Football Club ubwo umutoza Thierry Foroge yazaga nawe iki kibazo yaragitangaje, yavuze ko bafite ikipe nziza ariko nta kintu yakora ku ruhando mpuzamahanga kubera abakinnyi bamwe badashoboye. Usanga rero bamwe mu bayobozi b'amakipe baravuga ko cyangwa se bavuga ko aribo ba nyiri ikipe cyangwa bayobora ekipe, ariko ugasanga umutoza araje rimwe na rimwe nta ruhare yabigizemo kugira ngo abakinnyi baze. Bityo bikaba bivuga ko rero bamwe mu batoza cyangwa se bamwe mu batoza batagira igihe cyo kuba bagira gute, igihe cyo kuba bagura abakinnyi. Nibyo rero ibivuga muri ekipe ya APR Football Club. Abakinnyi mwababonye mute? Ese uyu mutoza we mwamubonye mute? Abavugaga ko Foroge akina adefanda, ese uyu mutoza Darikonovic we mwamubonye mute? Muri uno mwaka murabona hari ikintu yaba azabafasha? Ngo rero ngibyo bikomeje kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club, bikomeje kuba rwose abafana bavuga bati nyamara nubwo twaguze neza ariko haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero abafana murajya muri comment cyangwa se mwandika hajya ubutumwa bugufi, mutwandikire mutubwire uko ikipe cyangwa se uko umutoza mwamubonye, umutoza w'ikipe ya APR Football Club, ndetse n'uko mwabonye ikipe muri rusange. Ibyo rero ibivuga muri APR Football Club, reka tuhave rero tuve muri APR Football Club, ahubwo tunyarukire muri ekipe ya Kiyovu Sport Urucaca. Kugira ngo ku munsi w'ejo ubundi kuwa mbere nibwo twabwiye ko ekipe ya Kiyovu Sport yatangiye imyitozo, itangira n'abakinnyi 55
barimo abashyashya barimo kugeragezwa cyangwa se harimo abashaka ko bayijyamo hari n'abishaka, ariko bakavuga bati mbere na mbere n'igeragezwa reka tubanze tugerageze abo dufite turebe, twongereho abo twagumanye cyangwa se abakifite amasezerano yacu. Umutoza Bipfubusa rero, umutoza w'umurundi, mu kiganiro twagiranye yavuze yuko ubu ngubu umukinnyi mwiza wese wumva ushaka gukina Kiyovu Sport yaza rwose ngo ni karibu, bakabanza bakareba ubushobozi bwe, hanyuma bamara kureba ubushobozi bwe bakaba bamusinyisha. Ku munsi w'ejo nibwo twabwiraga ko rero ikipe ya Kiyovu Sport yatangiye imyitozo ku munsi wo kuwa mbere. Imyitozo irimo abakinnyi bambaye uko biboneye rwose, ubona ko ibintu bitarajya ku murongo. Amakuru ni uko perezida wa Kiyovu Sport David yari kugera i Kigali cyangwa se ari kuva muri Canada agera i Kigali muri kino cyumweru. Amakuru avuga ko azaza hagati yo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu, akaba aribwo azagera hano i Kigali. Ibyo rero bivugwa muri Kiyovu Sport, ubwo niba uzi ko uri umukinnyi w'umuhanga wiyizeye, cyangwa se niba ufite umukinnyi w'umuhanga uzi, murangire ajye muri ekipe ya Kiyovu Sport gukora igeragezwa kugira ngo umwaka utaha tuzamubone muri ekipe y'icyatsi n'umweru, ekipe ifite ibizazane byinshi. Ngira ngo nyuma y'aho umunyemari wayo cyangwa se umuherwe Mvukiye Juvenal ayivuyemo, yagiye igira ibizazane byinshi, ngabo ba Karimu, ngabo ba General François Regis, ariko na n'ubu ngubu icyo wenda abafana ba Kiyovu Sport bakwishimira ni uko nabo bayibonye, bari bafite ikibazo cy'uko bashobora kuzatangira shampiyona batari babona ikipe yabo mu myitozo. Imyitozo rwose yakurikiwe n'abafana bakeya, ariko icyo twabwira abakunzi ba Kiyovu Sport, mukomeze mube hafi y'ikipe yanyu, mukomeze mube hafi y'ubuyobozi bwanyu. Ejo nibwo twabwiraga ko umuyobozi wa Kiyovu Sport arimo atakamba avuga ati rwose banyamuryango ba Kiyovu Sport mukanda akanyenyeri cyangwa se mugire icyo mukora kugira ngo ino ekipe ibe yakora iyi myitozo cyangwa se yatangira na shampiyona. Rero bivuze yuko wenda hari icyakozwe, kuko abafana ba Kiyovu Sport nako abakunzi ba Kiyovu Sport bavugaga ko ikipe yabo rwose ngo itameze neza, bavugaga ko bashaka kuyibona, ariko umuyobozi akavuga ati mubanze mugire icyo mukora kugira ngo ekipe yanyu mubashe kuba mwayibona. Ibyo rero ibivugwa muri ekipe ya Kiyovu Sport urucaca ikomeje imyitozo ndetse no gushaka abakinnyi bashya bazifashisha muri ino sezo 2024 2025, sezo itazorohera no ekipe ya Kiyovu Sport kuko ifite ibibazo byinshi, ikibazo cy'imihembere, ikibazo cyo kuba ino kipe ifitiye imyenda yaba abakinnyi yaba ibigo byikorera ku giti cyabo za hoteli. Vuga rero ko ekipe ya Kiyovu Sport yatangiye kujya yishyura gake gake, ko umuyobozi wayo David bwatorwaga yatubwiye ko ikintu agomba kugura muri kipe ya Kiyovu Sport ari ukugarura ubumwe bwa Kiyovu Sport, akongera akagarura igitinyiro, akongera kugaragaza ko ikipe ya Kiyovu Sport ari ikipe ikomeye cyane, ikongera kugaragara ihatanira ibikombe, dore ko rwose ikipe ya Kiyovu Sport idaheruka igikombe muri ino myaka ishize. Ikipe ya Kiyovu Sport iheruka igikombe cya shampiyona mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, nibwo ekipe ya Kiyovu Sport iheruka igikombe. Bamwe kuvuga bati
mu myaka 3 ishize ekipe ya Kiyovu Sport yari competitive cyangwa se yari ihataniye kuba yatwara ibyagiye byanga gake gake, ariko byaje kuba byanga nyine. Hari nuko ubuyobozi bwa Sport bikombe bibwo hajemo n'amarozi, bavuga ko ekipe ya APR Football Club yaba yarabaroze, ariko bavuga ko ikibazanye ari gukomeza kubaka ekipe yabo kugira ngo ijye ku ruhando mpuzamahanga ikomere kandi ndio mu Rwanda ibanze tware bikombe kugira ngo ikomeze yiyubake. Hari amakuru avuga rero ko hari abakinnyi babiri b'Abarundi uyu mutoza Bipfubusa yavuganye nabo ari Burundi, ariko amazina haratangazwa. Ku munsi w'ejo nibidukundira tuzatera mu bagenzi bacu b'i Burundi witwa Papa Utam ndetse n'uwitwa Patrick n'abanyamakuru bagenzi bacu, tubabaze niba abo bakinnyi babazi, ngo n'abakinnyi bataha izamu babiri ndetse n'undi wa gatatu ushobora kuzakina mu kibuga hagati. N'abakinnyi b'Abarundi bashaka kuza rero muri ekipe ya Kiyovu Sport. Umuyobozi wayo rero ngo ikitwa amafaranga rwose ngo arimo aragenda atanga make make, n'abakunzi bamwe ba Kiyovu Sport baba hanze y'u Rwanda cyane cyane mu gihugu cy'Ububiligi, nabo ngo barimo barakoresha ibishoboka byose ngo ekipe yabo yongere igaruke ku gasongero nk'uko yabikoze mu myaka 2 ishize, sezo ya 2021, sezo ya 2022-2023 ekipe ya Kiyovu Sport yitwaye neza cyane nubwo byaje kubura igikombe ku maherere. Reka tuve rero tujye ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Cameroon. Mu gihugu cya Cameroon harimo haravugwa agashya k'abakobwa bagera muri 5 ngo aba bakobwa bakina umukino wa volleyball ni ikipe y'igihugu y'abatangije imyaka 20. Abakobwa 5 rero nkuko murimo kubabona muri ku mafoto, urabona ko bambaye rwose imyenda cyangwa se bambaye jezi bakinisha, ariko bose murebye imbere murabona ko bose baratwite. Ngo aba bakobwa rero bari muri ekipe y'igihugu y'abatangije imyaka 20 ya Cameroon muri volleyball, ngo baje kuba baterwa inda na bamwe mu batoza babo bari bashinzwe kubatoza ubwo n'abatoza b'abagabo, nubwo muri Cameroon batari babyemeza neza cyangwa ngo Federation ya Cameroon igire icyo ibitangazaho, ngo baracyari mu iperereza. Ariko amakuru ava kuri aba bakobwa aravuga ko abakobwa rwose ko ari 5 ngo batewe inda na bamwe mu batoza babo babatozaga umukino wa volleyball, ngo bari muri kampu y'ikipe y'igihugu bitegura amarushanwa. Aba bagabo rero ngo niho babatereye inda. Ngo muri abakobwa 5 rero ngo saba gusa, ngo harimo n'abandi bakobwa bagera muri 2 nabo ngo bashobora kuba batwite inda z'aba batoza. Amakuru ava muri Cameroon avuga ko rero aba batoza abakobwa ko ari 5 ngo 2 baba baratewe inda n'umutoza umwe, hanyuma ngo abandi 3 ngo nabo bakaba baratewe inda n'abandi batoza 2. Andi makuru akavuga ko aba bakobwa uko ari 5 ngo bashaka kuba baratewe inda n'umugabo umwe, nubwo batari Federation y'igihugu ya volleyball nta kintu yari yabitangazaho mu gihugu cya Cameroon. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa hano ku mugabane wacu Afurika. Rero icyo kibazo ntabwo aribwo bwa mbere kivuzwe, kuko ngira ngo no mu minsi ishize umutoza watozaga ekipe y'igihugu ya Zambia y'abagore, nabwo icyo kibazo cyavugwaga ko nawe yaryamanaga n'aba bakobwa. Ubwo rero ku mugabane wa Afurika bikomeje kuba bigorana. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika. Ariko icyo ngicyo cy'abo bakobwa 5 bo bose bakaba rwose bari munsi y'imyaka 20, bakiraga ikipe y'igihugu ya Cameroon y'abatangije imyaka 20, bose ko ari 5
bakaba bafite inda cyangwa se bakaba baratewe inda na bamwe mu batoza b'ikipe y'igihugu ya volleyball mu batangije imyaka 20 mu gihugu cya Cameroon. Turakomeza kubakurikirana iyi nkuru, ariko icyo nzi cyo cyangwa se uko amategeko abivuga, ntago aba bagabo biza kuborohera, ku buryo umutoza aba ari nk'umubyeyi, umutoza aba ari nk'umwarimu, ko wenda itegeko rivuga iki muri Cameroon. Turaza gukomeza kubikurikiranira hafi turebe ibyabo. Ko rero nagashya ejo nibwo bagenzi banjye bamwe bati se Ferguson ibi ni ibiki ko bidasanzwe, ati umugabane wa Afurika ntabwo ujya wiburira. Ahagara nti nyamuneka umugabane wa Afurika wacu ni mwiza, ariko ugira n'udushya twinshi. Ubundi ibi ngibi ntabwo bisanzwe muri siporo. Gukundana bibaho, nta tubujije gukundana, ariko nyamuneka mujye mushyiramo ubwenge buringaniye butari bwinshi cyane, kuko nanone ibintu bishyizemo ubwenge bwinshi birapfa. Ibyo rero byo twe twabateguriye kuri uyu munsi, bakunzi b'Umwashi TV, tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe abatarayikora, hanyuma abandika ibitekerezo rwose mujye muri comment hasi, murebe ahanditse comment, mushyireho ibitekerezo. Gadusuze inshuti zacu ziri mu karere ka Bugesera, tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange aho muri, mukomeze mugire ibihe byiza. Twebwe turagaruka mu kanya tubabwira andi makuru aba agezweho, cyane cyane mu mupira w'amaguru, tubabwira amwe muri update zigezweho mu makipe yanyu mukunda. Ese murifuza ko twazaganira kuri iyi ekipe? Murifuza ko amakuru yacu yajya yibanda kuki? Kwibanda mu mupira w'amaguru ko ari byo twahisemo, ese tujye tuvangamo n'indi mikino? Niyo mpamvu aka kanya nari ndimo mbagezaho amwe mu makuru avugwa muri volleyball muri Cameroon.